Rusi ni umumowabukazi nyine bivuze ngo avuka kuri ubwo bwoko bw'ayo mahano nyine yabayeho. Rusi nyine aza kuvuka n'aba Orupa kuko bari abamowabukazi. Habyarimana nyine Yuvenali we yaravuze ngo azagwa mu giti nk'inyoni. Muri 91 nibwo yabivuze. Muri 94 biraba uko gushaka abanyamahanga. Noneho bo bafata umwanzuro wo gusindisha papa wabo bakaryamana nawe. Kandi you imagine ayo mahano. Twongeye kubasuhuza mwese aho muherereye, abari Burasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, tutibagiwe n'umujyi wa Kigali. Turi kuri Marika Africa TV, turi kumwe n'umubyeyi mwiza cyane ukunda gusoma ibintu bijyanye n'ubucukumbuzi butandukanye, yaba iby'Imana yaba n'ibindi bisanzwe by'ubuzima bwa buri munsi. Uyu munsi rero yifuje ko, cyangwa twebwe kuri Marika Africa TV twifuje ko yatuganirira ku nkuru ya Rusi. Rebeka, umeze ute? Umeze neza cyane. Ndabona useka neza cyane. Ari nejejwe n'izo nkuru tugiye kuvuga ko ndazikunda. Bazikunda cyane. Uriya mubyeyi aranyinsipira. Aranyinsipira ukuntu yastrugglinze ariko finally agasura. Ubundi imbuto zo kwihangana ni imbuto urya nawe wumva ko ufite confidence ya danje. Bisaba kwihangana. Ese buriya Rusi ubundi yari muntu ki? Ubundi Rusi inkomoko ye, wenda mbere yuko twavuga ukuntu yaje kuba umukazana wa Naomi na Elimeleki, ko nibo bavuye i Bethlehem baza bahunze inzara, bahungira i Mowabu. Noneho Rusi rero mbaje ngo ni muntu ki? Rusi ni umumowabukazi kuko na Bibiliya niko ivuga, ko iravuga ngo abahungu ba Elimeleki nyine bashatse abamowabukazi ari bo Rusi na Orupa. Rusi rero yari yaravutse ku bamowabu, ahantu abamowabu baturutse. Nayo n'indi nkuru y'ukuntu Loti urabyibuka ko nawe urabizi sinkurusha gusoma. Uribuka ko yavuye i Sodomu, Imana igiye kuharimbura kubera ibyaha byari bihari, harimo ubutinganyi. Ubundi hari ibyaha bivuga ngo Imana yanga urunuka. Noneho Imana igiye kuharimbura iramubwira ngo wowe n'umugore wawe mwihute muve muri iki gihugu kandi ntimurebe inyuma. Bane nabibabwira. Barangije baragenda bafata ibyo babashije nyine byaho hafi. Bari bafite abana babiri b'abakobwa. Abo nabo bibuke turaza kumenya impamvu yabo tubavuze. Barangije baragenda bava muri icyo gihugu. Noneho ukuntu byaje kugenda, Imana yari yabwiye ngo ntibarebe inyuma ubyibuke. Mukaroti, ubwo ni umugore wa Loti nyine, arahindukira areba inyuma. Niba ari bya bindi nyine umuntu avuga ati ibyo nsize cyangwa se ndebe ukuntu hashya, kuko Imana yari yababwiye ko nimara kuhava bari buharimbure, Imana iharimbura ikaharimbuza umuriro. Arahindukira areba inyuma. Kandi buriya attention y'Imana ni ikiba cyitonderwa. Yivuze ikintu ikavuga ngo ariko iki ngiki ugireho attention, nushaka ujya utinya. Barangije areba inyuma Mukaroti. Aho yarebeye inyuma yahamyaho. N'ubu ngubu abahanga bavuga yuko i Sodomu, muri uwo mujyi wa Sodomu na n'ubu iyo nkingi y'umunyu igihari y'uwo mugore. Noneho kuko Imana yabujije rero, Loti arakomeza aragenda n'abana be baragenda nyine barahunga. Noneho rero ushaka kwihutana kubwira ahantu Rusi yakomotse. Abakobwa ba Loti baravuze bati tugiye mbega nta bantu bazatuzungura, mbega turarangiye nta bantu dufite. Ubwoko bwabo urumva niwe nabo bakobwa babiri na papa wabo. Baravuga ati rero dushaka ukuntu tuzacikura data. Mu yandi magambo nyine ukuntu bakongera bakororoka, kuko byari bibujijwe buriya bwoko gushaka abanyamahanga. Noneho bo bafata umwanzuro wo gusindisha papa wabo bakaryamana nawe. Kandi you imagine ayo mahano. Baryamana na papa wabo, barangije nyine abatera inda. Kuko yari yasinze ntiyari abizi, yari umurokore, ntabwo yari kubikora ari muzima. Niho nyine nibwo ubwo bwoko bwaturutsemo, abo bavuyemo nyine amahanga y'ubwo bwoko bw'abamowabu n'ubundi bwoko. Noneho Rusi ni umumowabukazi nyine bivuze ngo avuka kuri ubwo bwoko bw'ayo mahano nyine yabayeho. Rusi nyine aza kuvuka n'aba Orupa kuko bari abamowabukazi. Noneho nyine ngo kuko Rusi yabonetse,
avuye muri ubwo bwoko. Ubwo twavugaga introduction y'ukuntu abamowabu babayeho, baturutse kuri Loti waryamanye n'abakobwa. None se yaje guhura gute na Nawomi ku buryo amateka agaragaza uburyo babanye, yaje kumunambaho, byaje kugenda gute kugira ngo babashe kubona? Ni ukuvuga ngo bageze i Betelehemu, bahunze inzara nyine. Elimeleki yari umugabo wa Nawomi, barabyaranye abana 2 b'abahungu, ndumva se. Noneho barangije bahungira i Mowabu, bagezeyo uko abahungu babo bari abasore nk'uko n'abandi bose bashaka, nabo bashaka abo banyamahanga. Maze kubashaka, papa wabo arapfa nyine, ariwe Elimeleki. Amaze gupfa, Bibiliya iravuga ngo n'abahungu babo bombi barapfa. Bamaze gupfa rero, Nawomi arabireba aravuga ati ni nkaho numva nta mashami, nta ibintu byose bimushizeho, nyine arakokotse asigaye aho. Arabwira ati rero bakazana banjye beza, we Bibiliya iravuga ngo arapanga gusubira iwabo mu gihugu cy'iwabo, kuko hejuru biravuga ngo yari yumvishe ko iwabo bagiriwe neza n'Imana, bakabona ibyo kurya inzara igashira. Apanga gusubirayo. Arangije aravuga ati rero ngiye gusubira mu gihugu cy'iwacu. Arabicaza arabibabwira, nta bana mfite ngo barabashaka. Bibiliya iravuga ngo niyo nagenda nkasama muri iri joro, ntago abana banjye bazakura ngo mubarindire bazababera abagabo. Bana banjye nimwisubirire mu gihugu cyanyu no ku Mana yanyu. Uza ko kantu kavuga ngo ku Mana yanyu, bivuze ngo Imana y'iwabo i Betelehemu ntago yari, kuko abamowabukazi n'abamowabu bari abantu nyine basenga izabo Mana. Kumva bakoze ikosa ryo kujya, n'abadukurikira byumva bakoze ikosa ryo gusuhukira inzara ni nko kuvuga ngo mu bigirwamana cyangwa mu gihugu batemerewe. Kumva bagezeyo barapfapfana, barapfa, asubirayo, bituma buriya hari ibyago twebwe twikururira twigezamo bitari ngombwa ko tubijyamo. Birangira nyine ashatse gusubira, aravuga ati musubire ku Mana yanyu, niko birivuga biranditse. Nanjye nsubiye iwacu ku Mana yanyu, Imana yo mu ijuru nyine ariyo. Urabyibuka ko i Betelehemu ariho naho Yesu yavukiye. Bari abantu nyine basenga Imana yo mu ijuru, abandi basenga ibigirwamana. Noneho barangije ngo batera hejuru bararira, induru bayiha umunwa. Bamaze kurira, ariko nyine abereka inzira zose zishoboka z'uko we ntibyakunda, ntiyaba nyirabukwe, ntiyabashakira abagabo, ntiyanababyarira. Ariko arangije ngo batera hejuru bararira. Uwitwa Orupa wabyumva vuba, arangije ngo aramuhobera, aramusoma, arigendera. Noneho muri ayo magambo bavuganye, Rusi we ngo amuhobeye yanga kumurekura. Reka nka ndirimbo ati sinakurekura, namenye kuri se w'imigisha, Imana yimuri ibi. Arangije ngo we ngo yanga kumurekura, avuga ati nkunda kubona banabikoresha ku ma invitation. Aravuga ngo ntago nyine yanga kumurekura, ati Imana ya aho uzagwa ariko burya niho nzaba, Imana yawe niyo Mana yanjye. Ati aho uzagwa niho nzagwa bahampana. Ati kandi nibitagenda uko, Imana yawe izabimpora ndetse bikabije. Arangije abona ko yamaramaje. Biravuga ngo yabonye ko yamaramaje kwanga kumusiga, ngo agenda asubira iwabo. Uzi ikintu Rusi yari akoze hariya? Ntago nkizi. Rusi buriya ni nkaho yari arangije kwimura irangamimerere, kuko we yaravuze aravuze ngo Imana yawe nizaba Imana yanjye. Yari amaze tayari guhita yiyomora kuri za mana z'iwabo, ahubwo abonye ya Mana ya Nawomi aravuga ati Imana yawe nizaba Imana yanjye. Tayari yari amaze kwinjira mu gisekuru cy'Imana yo mu ijuru. Aravuga ati ndakoroboje. Yari yamaze kwibona ko nta mugabo afite ngo bazamufatanya, nta bana afite ngo we yamukurikiye nta kindi agendeho gusa. Aravuga ati ndakubaha akaramata. Nuko baba baragiye basubira mu gihugu cy'iwabo. Bagezeyo rero, bamaze kugerayo batubwira yuko yaje kureba, abona yuko ubuzima busa nkaho bubagoye bakimara kugerayo. Nawe urabyumva. Ariko ngo aza kwibuka yuko ngo afite mwene wabo wari warasigaye mu gihugu,
arangije Naomi ajya guhumba. Ni Rusi ajya guhumba. ni ukuvuga ngo ubundi bagezeyo bararebye babona, nawe urumva uzarebe muri iki gihugu wenda tugendeye abona hari nk'abantu nyuma ya jenoside ubuzima bwari bworoshye, byari ugutangirira kuri zero, ari abahungutse bavuye hanze, ari abari mu gihugu, nta kintu na kimwe cyari gihari. Noneho ubwo n'urugero nari nkwaye ngo ubyumve vuba kuko twe dufite amateka akomeye ariko anoroshye kumva, guhita wumva ibi bintu. Nabo rero bari basutse bavuye mu gihugu baje mu kindi, nta kintu basanze, nta muntu basanze, ni uguhera zero. Noneho ukuntu babigenje, Rusi ngo hari mwene wabo witwaga Bowazi. Bowazi ngo yari mwene wabo w'umugabo we Elimeleki. Urumva yari mwene wabo wa Nawomi. Bamenya ko nyine yejeje ngo ari mu gihe cyo gusarura, warangije ngo Rusi abwira nyirabukwe, urumva ni nk'aho ari we mwana yari afite. Ati ngiye kujya njya guhumba, mumbe inyuma. Guhumba sinzi niba ubizi, urabona ko akundi mu giturage, sinzi niba wenda we waravukiye mu giturage cyangwa uri kavukire, bakunda amasaka, ibishyimbo biba byeze bagasarura, noneho abana bakagenda bajyamo batoragura ibyasigaye inyuma. Twakundaga kubikora, ukaba wakuramo ukagurisha, ukagura amakayi cyangwa se ukagura kena cyangwa ukagura amandazi, noneho nyine na Rusi ni uko nguko, guhumba ni uko nguko nyine musobanuye niko yabigenje. We ngo barimo basara, kurumva bari abantu babakire, umurima munini, arangije ngo ajya inyuma y'abasaruzi akagenda atoragura ibyasigaye. Yego, noneho agatwara agashyira nyirabukwe akabona uko babaho. Ariko nsubiye inyuma gato, nyine yabaga ari uwo munsi ajya guhumba, ngo Bowazi yaraje, araza asanga umuntu uri guhumba inyuma, aramubwira ati se mukobwa wanjye, arumva ako kantu nako kibuke, hari aho turi buze kugakenera. Aravuga ati, arabanza yabaza abasaruzi ati uriya ninde? Urumva hari inkuru ubundi bavuga ngo hari igitangaza kiba gifite umunwa, ariko hari n'ibyago bigira umunwa. Hari ibyago byivugira. Ugiye ufite umugabo n'abana, wari ubonye n'abakazana ugarukiye aho, kuko buriya Nawomi ngo hari abamusuhuje, abagore ngo barateranye kumwe, hari ukuntu duteye nyine tukavuga. Noneho ngo arangije ngo baravugana, ngo baciyeho babasuhuje, ngo bavuga ngo se nguriya ni Nawomi, ngo wa undi bahita baterura inkuru bamuvugaho, bamugira igitaramo. Ati ibyo urabizi, yapfushije umugabo, apfusha abana, buri uko umurani ko agarutse. Arangije arabwira ati munyitira iki Nawomi? Muzongere kunyita Nawomi, mujye munyita Mara, kuko Imana yangiriye ibisharira, nicyo risobanura. Umuntu Imana yababaje cyangwa yagiriye ibisharira, yakoreye ibintu bishaririye, bivuga ngo nawe ntiyari anezejwe n'ubwo buzima. Noneho abo bantu kuko bari bazi isitwari, nkavugiye ko ako kantu nkashyiremo ko babandi nyine bari babajijwe na Bowazi. Bowazi bamubajije, ababajije bo bahita bamubwira ngo ni wa wundi wazanye na Nawomi, ibintu byanze nyine. Arangije ahita avuga ati mukobwa wanjye, niho twari tugeze. Ati mukobwa wanjye, numvishe ibyo wagiriye nyokobukwe, biranezeza. Humba nihagira n'ugutanga imbere akibeshya ngo arakubuza, wazabonana nawe. Noneho ku munsi wa kabiri ngo arangije ngo abwira, kuko yaragiye arahumba, buracyari yamwemereye ko bucya akagaruka, kandi nta yandi makiriro bari bafite byinshi. Bucya yaragaruka, noneho arababwira ati rero dore tekinike. Hakundi ubwo nta kantu wumvamo kwa Bowazi na Rusi. Natangiye kukumva rwose. Noneho arangije ngo arababwira ati rero ukuntu ibintu bimeze, mujye mubisigamo ku bushake, musarura ariko mugira n'ibyo musiga, kugira ngo abone ibyo ahumba kandi byinshi. Noneho ngo abisiga, bakajya basarura ariko hari ibyo basigamo, ati mu nzira yanyuzemo mujye mubisiga. Bagenda babisiga. Noneho ngo barangije ngo bajya kurya, nawe amuha kare, bamubwira ati ngwino nawe urye. Abonye kare batyo ararya, Bibiliya iravuga ngo yarariye aranabisigaza. Ibyo asigaje rero abishyira nyirabukwe. Ati wahumbye mu murima wande, umuntu wagiriyeho umugisha gutya ni. Aramutekereza ati amubwira ati uwo ni mwene wacu. Ati uwo ni mwene wacu, amutekereza ukuntu ari mwene wabo w'umugabo we. Undi namubwira uko byagenze, aturahiriwe.
hano nk'umuntu mukuru ahita nawe agira akantu yumvamo, yumva ukuntu yamwise mukobwa we, yumva ukuntu nyine ibintu byose byagenze, akabwira n'abasarura ngo babisigemo. Mwati buke subireyo, ariko subirayo kandi witunganye noneho gukaraba umere neza. Noneho biravuga ngo yasubiye, aragenda arahumba, yatahanye inshuro maybe koresha 3. Ubwo ni hari abakoresha ingeme, arakoresha 10, ubwo sinzi urugero twagereje, ariko ni inshuro 6 zikigera ubundi yatwaraga. Urumva 6 hataburamo rimwe ngo bibe umwuzuro uranyumva cyane w'Imana. Noneho Nawomi nk'umuntu mukuru yararebye aravuga ati rero uyu muntu ugupimiye 6 uko byagenda kose inshuro ya 7 urabure ikintu kiri bube nk'umuntu mukuru nyine byane bavuga ngo umuntu mu ijisho rya mukuru riba rizindutse riba ryagiye kureba, nirizinduka riba ryagiye kureba. We yahise amenya ko Bowazi ashaka kuba yakunze Rusi. Noneho ngo arangije agiye guhumba undi munsi, nyirabukwe yaramugira inama, aramubwira ati we rero ugende urareyo, najya kuryama uryame ku birenge bye, cyame ku mirambizo nyine twikire ku birenge. Noneho nyine mu gihe cyo kuryama, kuko urumva mu gihe cy'isarura babaga bagandagaje abo bose n'iki, ntiyabitindaho. Nyine Bowazi agiye kuryama asanga wa wundi arahari, atwikuruye aramubaza turinde, ati umuja wawe ndi runaka, arivuga ukuntu ari Rusi, arivuga byose, ati humura. Nta kintu yigeze amukoraho. Bakeye noneho wa mwuzura wa 7 ntugize gute ntubaye. Noneho Bowazi aravuga ati ariko ubundi ibi bintu ndi kuki bitaba ofisiye nk'abasore mwese nyine. Noneho atangira gutekereza ukuntu byagenda. Noneho aravuga ati rero kuko urumva mu muco wabo ntabwo byari byoroshye kuba wacikura cyangwa se washakana n'umuntu gutyo gusa. We yaravuze ati reka tugende, noneho mbwire mwene wabo mukuru unatunze, mubwire agurane, kuko ukuntu babigenzaga ngo baguranaga isambu n'uwo muntu akababaye uwe. Noneho arabanza binyuza mu ngateranya ngo inama, ateranya abantu bose, ahamagara uwo mukire mwene wabo w'umugabo nyine, aramubwira ati rero ibintu bimeze gutya na gutya, uremera gucikura uyu muntu ukamugurana uragura isambu umugurane nayo? Ati reka ntago naho ni rya sezerano rishaka kuzura ngo Nawomi Rusi nawe atabarwa. Noneho ngo arangije ngo Bibiliya iravuga ngo yaragiye ngo ahamagara abantu nanone ku munsi ukurikiye, aravuga ngo kuko yari yavuze ngo nabyanga nge ndabikora biro officiel. Noneho kuko we yabyanze, waravuga ati ngenda mugurana n'isambu arababaye uwanjye. Ubwo muri iki gihe ni nk'ubukwe, abakoze ubukwe buri officiel, wa undi wagendaga ari umuhombyi, kuko icyo gihe uwo ngo amwita mukobwa we nsubiye inyuma, Bowazi amwita mukobwa, yaramubwira ati nge nta nubwo mpwanye nibura n'abaja bawe. Urumva yari ari ku rwego rutari nibura rw'abaja. Wa Rusi wagiye ahumba adafite n'agaciro nibura k'abaja, abahindutse ahubwo nyirabuja w'abaja. Karame amateka araryoshye cyane. Ese ko numva ashobora kuba afitanye amasano n'amateka yo mu Rwanda. Kera iyo habagaho kuvuga ngo umuvandimwe yitabye Imana, undi muvandimwe waga uri muri urwo rugo yabaga yatwara wa wundi wa mukobwa kugira ngo babane, umuryango utaza gucika, akomeza ko utazazima. Urumva bari abantu badafitanye isano n'abanyarwanda bya hafi. Rega ubundi ubuhanuzi cyangwa se ibintu byo muri Bibiliya akenshi bigenda bihura n'umuco. Umuco wacu niyo mpamvu bavuga ngo ntugacike. None se ntuzi, reba nk'uriya mugabo, wenda ntabwo turi bijyamo cyane, ariko hari abantu bagiye ubundi twe tubyita ubuhanuzi muri Bibiliya, ubwo ni mu gisata cy'iyobokamana, ariko mu muco nyarwanda babyitaga indagu. Nago ntujya wumva amateka y'uriya musaza bitaga Magayane na Nyirabiyoro. Ariko Magayane ibyo yahanuraga byose we ntabwo byatindaga.
mu byahitaga biba nta nubwo byatindaga, wenda Nyirabiyoro we yahanuraga azimije cyangwa se ubyita uko ubyumva, yaraguraga cyangwa yahanuraga, we yarazimizaga agakoresha imvugo z'abahanga bikazatwara n'igihe, kugira ngo yashaka guhanura ibintu nko muri 70 bikazasohora nko mu 2000. Ariko Magayane urugero yahanuye bamushyira muri gereza, yahanuye aravuga ati icyo gihe umukuru w'igihugu yari Habyarimana nyine Juvenal, we yaravuze ngo azagwa mu giti nk'inyoni. Muri 91 nibwo yabivuze, muri 94 biraba. Noneho icyo gihe bamufunze bamujyana muri gereza y'Umurenge, kuko niho hakomeye bafungira. Ahanurira barumbaza ngo abahanuriye, yarababwiye ati nyine wumva bari bumvishe ko ari umuntu ufite indagu za danje, w'icyamamare nyine uzwi kuri ibyo bintu, bati baramwegera baramukikiza bati natwe tubwire. Arangije ngo araterura atangira ababwira ati rero wowe nawe muzafungurwa, ariko bizasaba iki giti kizaba giteye hano, ngo harimo igiti kinini cy'inganzamarumbu, kizabanza kikuma, ati kandi hazabanza hano hafungirwemo ihene. Ariko byarasohoye, kandi bo babonaga ari ibya kera, ariko ngo haguye imvura from nowhere, irangije ngo inkuba irakubita cya giti gihera mu mizi kiruma. Abantu batangira kugira ubwoba. Icyakurikiyeho ngo hari umuntu wari utwaye ihene yo ku isoko, kwa kundi nk'ihene ishobora nko kwikanga nk'imodoka cyangwa ikindi kintu cyikanze, irasimbuka ihita igwa muri gereza. Yarubwiye na ntifungiwemo. Noneho ikintu gitangaje ni iki, bagize batya nyir'ihene yavuze ati rero ibya gereza ntawabimenye, njye nshobora kwiroha ngo ngiye kuzana ihene yanjye, ugasanga bavuze ati n'ubundi wari urimo ahubwo urashaka gutoroka, ati bakamfunga. Yarasubiye nyuma aritahira. Ihene iba aho ngaho hashize amasaha atari make, yahwana n'iminsi itari myinshi, abari bayoboye abacungagereza barayibaze barayirya. Noneho abantu babandi yahanuriye batangira kubona ko bya bintu byose bisohoye, niko baje gufungurwa. Rero wenda tutabitinzeho cyane, kuko inkuru za Magayane ni ndende, n'ibintu byinshi byagiye kandi bihita bisohora. Na Nyirabiyoro yagiye ahanura nk'ibya Rutarindwa byarasohoye, n'izindi nkuru tuzabisubiraho cyane. Muri make ubuhanuzi n'indagu bifite ahantu bigenda bihurira. Ibyo byo muri Bibiliya n'ibyo mu muco nyarwanda bisanzwe bigenda bigirana connection. Turagushimiye rero, murakoze cyane, muri kumwe na Marika Africa TV, nizere ko n'ubutaha tuzaba turi kumwe. Shalom.